ndashaka umva aya magambo y'ubwenge uzanshimira nyuma. Charlie Chaplin lived 88 years. Umugabo witwa Gashero yabayeho imyaka 88. He left us 4 statements. Yadusigiye aya magambo ane. 1. Aya irya mbere. Nothing is forever in this world. Nta kintu kiba kiramba muri iyi si. Not even our problems. Yawe kabe niyo byaba ari ibibazo byacu. 2. I love walking in the rain because no one can see my tears. Ati nkunda kugenda mu mvura kuko ndi mu mvura niyo naba ndimo ndarira ntawabona amarira yanjye. Ntawamenya ibibazo byanjye nibereye mu mvura. 3. The most lost day in life is the day we don't laugh. Ati umunsi wavuga ko kubereye igihombo n'umunsi uzarinda gwira udasetse na rimwe. Number 4. Nice statement ya kane. The best doctors in the world are the sun, rest, atabaganga bambere muri iyi si bakomeye nizuba no kuruhuka, exercise, diet, self-respect, siporo no kurya neza, kwiyubaha ndetse no kubaha inshuti. Stick to them at all stages of your life and ibintu bine nk'ubwiza bigendera mu buzima uzabaho neza. Enjoy a healthy life. Uzaryoherwa n'ubuzima. If you see the moon, nujya ubona ukwezi, you will see the beauty of God. uzajya ubona ubwiza bw'Imana. If you see the sun, you will see the power of God. Kandi nubona izuba uzabona imbaraga z'Imana. If you see a mirror, you will see God's best creation. Sasa nujya wireba muri miruwari uzajya ubona ikiremwa cyiza Imana yaremye. So believe it. We are all tourists. Rero ikintu uzajya wizerana kimwe muri iyi si turi abagenzi. Turi abantu baje gusura isi ariko tuzayivaho. God is our travel agent. Travel agent wacanga uwadukatishije amatike yo gutura muri iyi si n'Imana. Has already identified our routes, kuko ne uzi aho tujya, bookings, aho tuva n'aho tugana, destinations. n'aho twerekeza. Trust him and enjoy life. Ujya wizera Imana kandi uryoherwe n'ubuzima. Life is just a journey. Ubuzima tubamo n'urugendo. Therefore, alive today, tomorrow may not be. Ati rero ryoherwa uyu munsi uriho uri muzima ko ntago uzi ko ejo uzaramuka.